Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen. Amen. Imana ishimwe cyane iduhaye ubu buryo bwiza bwo kuganira ku ijambo ry'Imana. Nagira ngo dufatanye gatoya turirimbe ibice bibiri by'indirimbo y'167 iri buze kutwinjiza nanone muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Iravuga ngo Yesu niwe nihishe. 167 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Reka turirimbe igitero cya mbere n'icya kabiri. Yesu niwe nihishemo yambereye ubuhungiro, ntacyankura w'amahoro yambereye ubuhungiro. Umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro. Ku manywa mbere igicucu yambereye ubuhungiro, ambere itara nijoro yambereye ubuhungiro. Umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Turashima Imana muri iki gitondo kubera ko ari yatubereye ubuhungiro, niyo yaturinze, niyo yaduhagazeho. Imana yacu nishimwe. Hari impamvu nyinshi zari zikwiye gutuma dutambuka tukavaho, ariko dushimye Imana ko yatubereye igihome cyacu kikaturinda. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Dushimiye Imana kandi ko uyu munsi muri ubu buryo bwiza Imana yadushyiriyeho bwo kongera guterana, ari twe yahisemo nk'umuryango kugira ngo tuze kubaganiriza ku ijambo ry'Imana, kandi turayishimiye ko namwe yabemereye kuboneka. Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo mbere yuko dukomeza twihanganishe imiryango itandukanye yagize ibyago, kuko muri iyi si duhura n'ibyiza ariko nanone ingorane ntizibura. Ariko reka tubihanganishe, tuvuge ngo mukomerere mu mwami wacu Yesu. Tugira ibyiringiro bitadukoze isoni yuko abacu bapfuye bizeye tuzabasanga mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe. Reka rero twihanganire imibabaro yo mu isi, kandi mu by'ukuri tuvuge ngo kubera yuko Kristo yabyemeye, hari impamvu tuzahurira mu gihugu cy'ijuru. Imana ishimwe. Munyemereye rero reka mu gitabo twasomye, igitabo cya kabiri cya Samweli, reka ngaruke ku murongo waho umwe ibice 5, ndagaruka ku murongo wa 20 kuko turawukuraho intego, hanyuma tuganire umwanya muto kuri iri jambo. Igitabo cya kabiri cya Samweli ibice byaho 5, hanyuma tugaruke ku murongo wa 20 dukuremo intego, hanyuma tuganire umwanya muto. Imana ishimwe. Haravuga ngo nuko Dawidi ajya i Bariterasimu abatsindayo, aravuga ati Uwiteka yahomboye abanzi banjye imbere yanjye nk'uko amazi ahomboka. Nicyo cyatumye ahimba aho hantu i Bariterasimu. Imana yacu nishimwe. Mana data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe ryiza wandikishije. Tugushimiye cyane n'iki gitondo uduhaye. Turakuraritse muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga wadushyiriyeho. Tugukundira cyane yuko insengero zishobora guhagarara zigafunga, ariko insengero waduhaye zo mu mitima ntabwo zijya zifunga. Kandi tugushimiye yuko ari wateguye ubu buryo
kugira ngo ubwo tutabashije guterana duteranire ku ikoranabuhanga. ubu bwenge wahaye abantu bawe nabo turabugushimiye, byakomotse kuri wowe kandi warebaga ko iyi minsi tuzaba tubikwiriye, maze ubinyuza mu bantu bawe bashyiraho ikoranabuhanga. tugushimiye Mana abo haye uburyo bwo guterana, ngwino rero tuganirize, izina ryawe nirihabwe icyubahiro ubu n'iteka ryose. Yesu urakoze, amen. Haleluya, haleluya, Amen, amen. Imana ishimwe. Nkimara kugira aya mahirwe bambwiye ko tuzaganira ku ijambo ry'Imana, nkunda kubaza Imana nkavuga ngo ariko Mana, abantu bawe hari icyo bakeneye, abo uzateranya kuri uriya munsi tubizi neza yuko utabateranyiriza ubusa, ahubwo ngasaba Imana kugira ngo inyongorere icyo imitima y'abantu ikeneye. Hanyuma rero mu kubaza Imana naje kongorerwa ijambo rifite intego kuri uyu munsi ivuga ngo intambara ntizikuraho icyo Imana yavuze. Imana ishimwe. Nagira ngo twese twumve iyi ntego y'ijambo ry'Imana. Iravuze ngo intambara duhura nazo tunyuramo ntabwo zijya zikuraho icyo Imana yavuze, icyo Imana yagambiriye. Ngiyi intego tugiye kuganiraho umwanya muto. Imana ishimwe cyane. Twasomye ku nkuru za Dawidi muri iki gitabo cya Samweli, ariko nagira ngo tugarukeho gatoya ku mateka ya Dawidi. Uyu mugabo witwa Dawidi twasomye muri iki gitabo yari umugabo w'Umwisiraheli ukomoka ku mugabo witwa Yesayi, kandi uyu mugabo yavukanaga n'abandi bana b'abahungu. Hanyuma bari abahungu 7 akaba uwa 8, kandi abaye uwa 8 bivuga ngo abaye umuhererezi niwe wa nyuma. Hanyuma uyu mugabo ise arareba aravuga ngo mu muco wacu mu Bisiraheli umwana wa nyuma witwa umuhererezi nta kindi akora, nta kindi ahabwa, ahubwo ajya kuragira amatungo, amwohereza mu ishyamba ajya kuragira intama. Abahawe akazi rero, ariko ageze mu ishyamba, Mana yacu ishimwe, Imana itangira kuhamwigishiriza. Mu yandi magambo, nubwo abaye umuhererezi, nubwo ntacyo yaravuze cyane mu muryango, ariko Imana imwohereje mu ishyamba kugira ngo ijye kumwigisha. Imana ishimwe. Mu ishyamba njya nkunda izi nkuru z'uyu mugabo. Agezeyo yishimiye umurimo mwiza ababyeyi bamuhaye kandi awukora neza. Muri uyu murimo rero yigishijwe ibintu nza kugarukaho 7. Ikintu cya mbere, yigishijwe guhangana n'inyamaswa z'inkazi. Bibiliya itubwira yuko igihe kimwe idubu zazaga zije gufata intama, ariko uyu mwana w'umuhungu witwa Dawidi akagira umwete mwinshi, agahangana n'idubu ku buryo nta na rimwe idubu yigeze itwara intama n'imwe. Idubu zivuyeho haza inyamaswa yitwa intare. Iyo twumvise intare natwe ubwacu hari n'abatarayibona, ariko ni inyamaswa ikaze, ni inyamaswa y'inkazi. Rero uyu mwana w'umuhungu yigishijwe kurwana kugeza n'aho ashobora kunesha intare, ntizashobora gutwara umutungo yaragijwe witwa intama. Icyo ni icya mbere yigishijwe. Icya kabiri, yari agiye kwigira muri ririya shyamba, yigishijwe kwihangana. Yagiye mu ishyamba, abantu bazi igishyamba, ishyamba haba ubukonje, haba imbeho. Ishyamba buriya hari uburyo haba hafite ibiti birebire, ariko hari n'ibiti batemye aho ushobora kugenda ugasitara. Mu yandi magambo, mu ishyamba hagati nta nzira nziza zibamo. Yigishwa rero kuba mu buzima bwo kwihangana, kuba mu buzima bugoye, kuba mu buzima buruhije. Imana imwigishiriza aho ngaho. Icya gatatu, Imana yamwigishije gushira ubwoba muri we, gushira amanga muri we. Ni nacyo cyatumye amaze gutinyuka no gushira ubwoba. Yarebaga intare akavuga ngo nubwo uri inkazi, ngo ariko yanyohereje aha ngaha, uwanyohereje aha yaranyizeye, yarazi ko nzagira imbaraga zishobora kurwana nawe. Mu yandi magambo, aho mu ishyamba ari hamuteye kugira gutinyuka. Hari igihe tujya tunyura no mu ngorane, ariko kugira ngo Imana iturememo gutinyuka no gukomera.
Imana ishimwe. Icya kane, uyu mugabo yize gusenga, yize gutakamba, yize kugisha Imana inama. Imana ishimwe. Uyu mugabo igihe cyose yahuraga n'intambara, inyamaswa zikaza gufata intama yararagiye, yatabazaga, yarahamagaraga akavuga ngo Mana, nta wundi wo gutabara ariko kuko washyize ahangaha ufatanije unyuze mu marangamutima ya data Yesayi, ngiye guhangana. Ahamagara Imana kandi Imana igenda imutabara. Mu yandi magambo, yiga gutakamba, yiga guhamagara, yiga gusenga. Imana ishimwe. Icya gatanu, uyu mugabo yize ikintu cyitwa kuyobora. Yarazi kurinda neza intama ntizijye kona, yarazi kumenya intama zavunitse, akamenya izimeze neza, akamenya izarwaye, akamenya kuzireberera, kandi mwabyumvise haruguru ko yanazirindaga. Mu yandi magambo, Imana imwigishije uburyo bwiza bwo kuyobora, leadership mu yandi magambo. Imana yacu ni ishimwe. Icya gatandatu, yize ari hano mu iri shyamba, yize kuririmba. Igihe Dawidi yabaga aragiye intama ze, ntabwo yakoraga ibyo ngibyo, intama za se, ahubwo ntiyakoraga ibyo kuragira gusa, ngo ahubwo umutima we wuzurwagamo no kuririmba. Hari igihe twigeze tuganira n'abantu bamwe b'aborozi, baratubwira ngo kimwe mu bituma amatungo agubwa neza ni no kumva umuziki, kumva indirimbo, ngo buriya nabyo bituma amatungo agubwa neza. Ariko Dawidi we yabanje uyu murimo akaririmba, akiga kuririmba. Aza gusanga kuririmba rero bidahagije gusa, ahubwo icya karindwi yakoze ngo yiga gucuranga. Imana yacu ishimwe. Haleluya, haleluya. Nagira ngo rero muri iki gitondo mbwira abo turi kumwe kuri uyu murongo, mu by'ukuri hari aho Imana ijya idushyira, hari intambara tujyamo, hari ingorane tujyamo, ariko reka mbabwire ngo Imana ibitujyanyeyo kugira ngo twige. Imana ishimwe. None nkabaza ngo mbese wowe Imana iyo igushyize muri izo ntambara, inyuze mu marangamutima y'abantu cyangwa y'impamvu zitandukanye, mbese wowe ko Dawidi yize ibi bintu 7, wowe nagira ngo twongere dusubize amaso inyuma. Iyo Imana igushyize muri izo ntambara, iyo ibyemeye kuzijyamo, ujya ushobora kwiga iki? Imana yacu idushyigikire cyane. Muri icyo gihe rero yari arimo atozwa n'Imana, yigishwa n'Imana. Nagira ngo mbabwire ngo mu ishyamba nta babyeyi bari kumwe nabo. Uyu muntu atozwa n'Imana witwa Dawidi ntiyari ari kumwe n'inshuti ze. Uyu muntu atozwa n'Imana witwa Dawidi ntabwo yari ari kumwe n'abamugiriye impuhwe, ahubwo yari ari wenyine. Mu yandi magambo, hari iby'Imana ijya idushyiraho cyangwa idushyiramo tukabyikorera twenyine. Izo ntambara tukazirwana twenyine, nta bavandimwe bahari, nta babyeyi bahari, kandi Imana ikadushyiraho kugira ngo idushyigikire. Imana ishimwe cyane. Ihangaha muri iri shyamba, uyu mwana witwa Dawidi ntabwo yari afite umusimbura umusigariraho. Mu yandi magambo, yari umushumba, akaba byose ku ntama. Nta muntu n'umwe wari uteguye wasigaraga kuri izi ntama wenda ngo nawe aruhuke. Rero nagira ngo mbabwire ngo hari igihe tuba mu bintu twikorera ntihagire n'udufasha uwo mutwaro. Izo nazo ni intambara, ariko haba harimo umugambi w'Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana rero hari impamvu yatoje uyu mugabo. Yari ifite umugambi ukomeye mu kumutoza. Impamvu ya mbere yatoje uyu mugabo, yarebaga yuko hari umugabo, hari igihanda cyitwa Goliyati hakurya, kandi kitareba gusa Dawidi, ahubwo cyarebaga cyangwa cyateraga ubwoba, cyangwa cyari kuzatera ubwoba ubwoko bwabo bw'Abisiraheli. Imana irema Dawidi imunyuza mu ishyamba kugira ngo azaze kugira intambara arwana. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, nubwo turi mu ntambara kandi zikomeye, ariko hari iby'Imana iri gutegura hari imbere tuzarwana nabyo. Imana yacu ishimwe. Hanyuma icya kabiri, yabonaga intambara zikomeye Abafilisitiya bazateza n'imidugararo ku bwoko bw'Abisiraheli.
Imana ireba Dawidi, imurebamo umutima, haleluya, wo kurwana urugamba rutari urwe gusa, ahubwo irwana cyangwa se imurebera mu kurwana urugamba rwagutse, urugamba rw'igihugu, urugamba rw'imiryango. Imana yacu nishimwe cyane. Hanyuma nihuse cyane, reka njye ku ntambara Dawidi yarwanye, ubwoko butatu bw'intambara Dawidi yarwanye. Hanyuma Imana yacu ize kudushyigikira, kandi rwose ndashaka yuko muri ubu buryo tuza kumva neza intambara zimwe na zimwe natwe dufite muri iyi minsi. Uyu mugabo Dawidi rero, igihe kimwe bakuru be bari ku rugamba bahanganye n'Abafilisitiya, ngo aza kujya kwa se, Isa amurebye ngo ahita amutekerera ifunguro ryo gushyira abavandimwe be bari ku rugamba. Aramubwira ngo mwana wanjye, hari bakuru bawe bafite umumaro, bagiye barwana intambara, kandi intambara bahanganye nabo ni intambara y'Abafilisitiya. Genda ubasure urebe uko bameze. Hanyuma ngo aramutekerera, arangije Dawidi uyu nguyu arahaguruka aragenda. Haleluya, haleluya. Umugambi w'Imana kuri Dawidi rero utangiye kugenda usohora. Ngo amaze kugenda, ngo abasanga ku rugamba. Abasanze ku rugamba, ngo Dawidi ntiyihutira gusa kubahereza ifunguro, ahubwo atangira kubaza amakuru y'urugamba. Baravuga ngo ariko mufite ikihe kibazo, ko nasanze mufite ingorane kandi mukihisha mu myobo, yandi magambo mufite ubwoba. Kuko Dawidi yigishirijwe mu ishyamba rero ibimumara ubwoba. Aravuga ngo ngewe uwo nihishemo ndamuzi. Haleluya, haleluya. Ubwoba muri Dawidi burashira, kandi ataratojwe imyitozo ya gisirikare. Asanga bagiye ku rugamba bagize ubwoba, bihishe no mu myobo. Aravuga ngo urwanana na Kirisitu ntajya yihisha mu myobo, ngo ahubwo akomera no ku munsi mubi. Umutima uramubwira ngo ngeweho nigiye mu ishyamba, kandi wanyigishije arusha abo turwana nabo, arusha abarwana n'abakuru banjye amaboko, ahubwo ngiye guhangana nawe. Imana yacu ishimwe. Yandi magambo, kuko mu ishyamba yongorerwaga n'Imana, umutima we wongera kongorerwa n'Imana, kandi kuko yashize ubwoba bumazwe n'Imana, aravuga ngo ngiye guhangana n'ibiteye ubwoba. Imana ishimwe cyane. Kuko rero uyu muntu wongorewe n'Imana bafite amakuru, Bibiliya tubwira ngo yaragiye atoragura amabuye 5. Muri aya mabuye 5, ngo rimwe niryo yakozemo, yafashe arishyira mu muhumetso, hanyuma ngo ukubita Goliyati mu ruhanga. Intambara ya mbere abarayinesheje. Mu yandi magambo, Imana imwigishirije mu ishyamba, ariko kugira ngo ubwoba bushize rwose. Haleluya. Ariko kugira ngo amenye no gukoresha ibikoresho byoroheje, kubera yuko uw'Imana ishyigikiye, ibikoresho afite, ibikoresho byoroheje nibyo arwanisha urugamba, hanyuma hakanesha Imana ishimwe. Ndagira ngo mbibutse intego turiho, nivuga ngo intambara uko zaba zimeze kose ntizijya zikuraho umugambi cyangwa se icyo Imana yavuze kuri twe. Imana yacu ishimwe. Ariko Dawidi amaze kwica Goliyati, imitima y'Abisiraheli, imitima y'ingabo iranezerwa, ndetse na Sawuli bwe aranezerwa yuko intambara barwanaga haruje akayitsinda. Ariko reka mbabwire icyaje gukurikiraho. Bibiliya iratubwira ngo uyu Sawuli wanejejwe cyane nuko Dawidi yishe Goliyati, atangira kugenda ahiga nihuse cyane uyu mugabo witwa Dawidi. Aravuga ngo Dawidi wishe Goliyati. Dawidi koko ukomeje no kurwana intambara akanesha. Dawidi uyu amajwi y'abantu, amajwi y'abatwumva, amajwi y'abadamu, amajwi y'abagabo yatangiye kugenda avuga yuko ari ukomeye kurusha ngewe Sawuli. Mu yandi magambo, Satani mushyizemo umutima wo gushaka guhangana n'uw'Imana yavuze. Ariko umugambi w'Imana nubwo bimeze bityo,
ntabwo ushobora guhinduka nubwo intambara zakomeye. Biratubwira ngo Sawuli akomeza kwirukanka kuri Dawidi akihisha n'ibindi, ngira ngo ntabwo ndi butinde cyane kwizi nkuru, ariko nashakaga kuvuga ngo nubwo warwana intambara ukayinesha, ntabwo ubunesheje urugamba, ahubwo ubutegura urugamba ruri imbere. Imana ishimwe. Tukiri mu isi, niho umwanditsi umwe yanditse aravuga ngo tukiri mu isi iteka ryose duhora dufashe urugamba mu ntambara, cyangwa se tuba turi mu ntambara. Mu yandi magambo, ntabwo intambara ziri mu isi zijya zirangira kereka tuvuye mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe. Sawuli akomeza guhiga Dawidi kandi aramuhiga cyane, ariko reka mbabwire intambara yaje kurangira kandi Sawuli aratanga yitaba Imana. Tugeze rero mu gice twasomye ku murongo wa 17 twahereyeho, igihe kiza kugera, reka dutangirire cyane mu gice cya 5 mu mirongo yaho ibanza uhereye ku murongo waho wa mbere. Sawuli amaze gutanga, Bibiliya iratubwira ngo Dawidi yima ingoma, ariko amaze kwima ingoma ku murongo wa 17 twasomye, Bibiliya yatubwiye ngo muri uko kwima ingoma ngo Abafilisitiya bamenya amakuru bamenya yuko Dawidi yabaye umwami. Umva uko twasomye. Abafilisitiya bakimara kumenya ko Dawidi yimikishijwe amavuta akaba umwami, Bibiliya yatubwiye ngo bose barazamuka bajya gushaka Dawidi. Ngo Dawidi abyumvise aramanuka ajya mu gihome. Imana yacu nishimwe cyane. Iyi ni intambara ya kabiri nashatse ko tuganiraho. Uyu mugabo Dawidi yarwanye, Imana iramutabaye, Imana imukuye mu maboko akomeye yamurwanyaga yitwa y'amaboko ya Sawuli, yewe imushyize ku ngoma abaye umwami. Yagakwiye kuba agiye kunezerwa noneho kubera yuko abaye umwami. Agize ingabo nawe zimurinda, agize ingabo zimurwanirira, yewe agize n'ijambo mu gihugu, ariko n'ubundi intambara zirakomeje. Mu yandi magambo, nubwo twabona iby'Imana yagiye ivuga, ariko intambara ziba zigikomeje. Yewe reka mbibabwire abo turi kumwe aha ngaha, babwire ngo iyo urugamba rumwe rurangiye haba hagiye kurema urundi rugamba. Imana ishimwe igidutabara. Dawidi rero ngo abonye Abafilisitiya, mu yandi magambo abanzi b'ubwoko bw'Abisiraheli agiye kuyobora, bahagurutse kandi bakaza kudendeza cyangwa guca ingando cyangwa kuguma aho Dawidi yari aherereye yarari, Bibiliya tubwira ngo ahita amanuka buhoro buhoro, ntiyajya guhangana nabo, ngo ahubwo yinjira mu gihome, ngo aho ngaho abari haturiza. Imana yacu nishimwe cyane. Nagira ngo mbabwire ngo nubwo intambara zaba nyinshi, nubwo zaduhagurukira, abanzi bacu bakaduhagurukira, ariko hari igihome Imana yatubikiye. Reka duhereze Imana yacu icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hari igihome Imana yatubikiye, icyo ngiki intambara zitugose, iyi intambara zibaye nyinshi, tukinjiramo, hanyuma twamara kukinjiramo tugahura n'ibi tugiye kuvuga Dawidi yahuye nabyo. Imana ishimwe. Uyu mugabo yinjiye muri iki gihome, Bibiliya yatubwiye ngo ikintu cya mbere yahise akora, ngo yahise ahamagara Imana, ngo atangira kuyigisha inama. Imana ishimwe. Haleluya. Aravuga ngo Mana, kubera yuko mbaye umwami, ariko nubwo mbaye umwami, nubwo unyongereye amaboko, nubwo unyongereye icyubahiro, nubwo mfite ingabo zirwana, nubwo mfite ingabo zindinda, ariko ntabwo nakuraho yuko ari wowe mujyanama mukuru. Imana ishimwe. Ngo aramanuka yinjira mu gihome, ngo ageze yahamagara Imana, arayibwira ngo Mana, nje kukugisha inama. Abafilisitiya bampagurukiye, urugamba rwakomeye, nubwo nabaye umwami,
ariko ntabwo nshobora kurwana nabo ntakugishije inama. Mu yandi magambo, nubwo intambara zakomera ariko tujye twirinda kwirwanirira, ahubwo tumanuke tujye ku karago tubwire Imana ngo aha niho twahuriye uduha amasezerano, aha niho twahuriye udusubiza, tuje kukugisha inama y'icyo twakora. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Icya kabiri yahaboneye, uyu mugabo muri iki gihome yagiye matirengagije ko Abafilisitiya badendeje cyangwa se bagose aho ngaho yarari muri icyo gihome. Ariko aravuga ngo nubwo Abafilisitiya baba bangose, nubwo abanzi banjye baba bari hafi cyane yanjye, ariko iyo nagiye mu gihome, ariko iyo nagiye mu burinzi bw'Imana, ariko iyo ndi mu maboko y'Isumba byose, mbasha gukomera kandi sintinye. Mu yandi magambo, cya gihe amarwa ubwoba n'Imana mu ishyamba gihita kigaruka. Aravuga ngo nubwo bimeze bityo, ndi mu gihome nta bwoba, kuko nigishijwe gutinyuka nkiri mu ishyamba. Imana yacu nishimye cyane. Ikindi kintu yaboneye ahangaha muri iki gihome, Dawidi akimara kugisha Imana inama, yamuhaye gahunda y'urugamba. Iramubwira ngo noneho rero wowe Dawidi, ijwi ryanjye riraje. Haleluya, haleluya. Ntararenga aho ngaho, iyo twagiye mu gihome, iyo twagiye mu burinzi bw'Imana, iyo twasubiye ku mavi, iyo twasubiye ku karago, iyo twasubiye aho twahuriraga n'Imana, twongera kumva ijwi ry'Imana. Imana ishimwe. Muri rya jwi ry'Imana yumvise rero habonekamo inzira. Imana iramubwira ngo dore gahunda y'urugamba, uzazamuke ntuzamanuke. Haleluya, haleluya. Kugisha Imana inama. Imana iramubwira ngo wowe uzagenda uzamutse, aho kugira ngo amanuke, imubwire yuko urugamba azarutsinda abanje kuzamuka. Gahunda y'Imana, plan, gahunda y'urugamba Imana irayimutegurira yibereye hehe? Mu gihome. Kandi nuzamuka uzagende ukore ibi n'ibi. Ahawe gahunda y'urugamba. Murongo wa 20 rero muri iki gice twasomye, Bibiliya yatubwiye ngo nuko Dawidi arazamuka ajya i Bariperasimu, abatsindayo. Aravuga ati Uwiteka yahomboye abanzi banjye imbere yanjye nk'uko amazi ahomboka imashi. Yandi magambo, kuko yinjiye mu gihome yagishije Imana inama, ahakuye gahunda y'urugamba, ahakuye n'uburyo azatsinda abanzi be. Kandi koko aragenda azamuka kuri uwo musozi, hanyuma atsinda abanzi be. Imana yacu nishimwe cyane. Nubwo bimeze bityo, haleluya, nubwo intambara zihari, nubwo mubona twugarijwe n'ibyorezo bitandukanye, ariko reka mbabwire, nongere mbakumbuze, reka tujye mu gihome cy'Uwiteka, reka twihishemo. Haleluya, haleluya. Reka tugishe Imana inama, reka tubaze Imana uko twakwitwara, reka tubaze Imana uko twakomeza kwirinda, reka tubaze Imana uburyo twatsinda izi ntambara. Imana yacu nishimwe. Nagira ngo mbabwire yemwe bantu turiho tuganira kwiri jambo ry'Imana, reka tubwire Imana ngo ni wowe watugira inama, tukamenya uko tubaho, tukamenya uko twirinda, tukamenya inzira twanyuramo. Tugishe Imana inama. Imana yacu nishimwe cyane. Intambara ya gatatu nshaka kuza kuvugaho ni intambara uyu mugabo yarwanye yo mu rugo rwe. Intambara yo mu rugo rwe bwite. Nusoma muri iki gitabo twasomye, igitabo cya 2 cya Samweli, ukihuta ukajya ku bice byaho 15, ibice byaho 15 muraza kuza kuhasoma umwanya nubibakundira. Uhereye ku murongo waho wa mbere kugera kuri 37, havuga cyane inkuru z'umugabo witwa Abusalomu. Abusalomu yari umwana wa Dawidi, yari umwana we w'umuhungu yabyaye. Hanyuma Abusalomu igihe kigeze ngo aza kureba imitegekere ya se, aza kureba uburyo se abaye ku bwami,
arangije ngo umunsi umwe ngo agahaguruka akajya ku irembo ry'umwami cyangwa se ry'ibwami. Baje kureba umwami ngo bamuzaniye imanza nk'umucamanza wabo, ngo bagahita bahasanga Abusalomo umuhungu wa Dawidi. Hanyuma ngo bahamusanga Abusalomo ngo akabakira akabaganiriza n'impuhwe nyinshi, akababwira ngo mbese yemwe bagabo, yemwe bantu baje kureba umwami, mwaba mugenzwa n'iki? Kuko babonye ko ari umwana wo mu rugo, kuko babonye ko ari umwana w'ibwami. Bakavuga ngo dore ibitugenza nibi, dufite imanza zatunaniye, dufite imanza zitugoye, hanyuma tuzizaniye umwami nk'umucamanza mukuru. Bakabitekerereza Abusalomo. Abusalomo akababwira ngo yemwe rero, uyu mwami wanyu witwa Dawidi nta mwanya abafitiye, nta gahunda yigeze ashyiraho yo guca imanza, biragoye cyane, nta n'ubutabera mushobora kubona. Icyakora njyewe Abusalomo, iyaba ari njyewe wari umwami, nkaba umwami w'iki gihugu, nakabakemuriye ibibazo byose, nakabaciriye imanza zitabera, kubera yuko ari njyewe ubitayeho. Umwami wari mu bindi ntabwo abitayeho. Mu yandi magambo, aba bantu bitwa Abisiraheli baje kureba umwami, igihe cyose bazanye imanza bazishyira umucamanza, hakaba urukuta rwitwa umuhungu we rubahagarika kudahura n'umwami. Hanyuma bagasubirayo, baragenda. Uyu mugabo witwa Abusalomo aragenda yangisha umwami aba banyagihugu cyangwa se Abisiraheli. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo nimusoma muri icyo gice cya 15, Bibiliya avuga ngo biza kugera ku rwego abaturage b'iki gihugu cyangwa se Abisiraheli bagumuka, cyangwa se uyu mugabo abagandisha, uyu witwa Abusalomo, batangira gukunda, batangira kwimika Abusalomo mu mitima yabo nk'umwami wagakwiye kubacira imanza, kubera yuko Dawidi atajya hagera. Mu yandi magambo, cyangwa se atajya bacira imanza. Mu yandi magambo, ku irembo ryaho dusubirizwa, ayiwe, hari intambara zijya ziba, ariko navuze ngo ni intambara zo mu rugo, ni intambara zo mu kazi, ni intambara zo mu itorero, ni intambara zaho tuba. Izo ntambara zijya ziza zikadushegesha, ndetse cyane yuko izo ntambara zirwanwa n'abazizi neza cyangwa n'abatuzi neza. Reka mbabwire, iyo usomye iki gice usanga uyu mugabo witwa Abusalomo ngo nyuma y'amezi ane yaragiye yegera ise Dawidi, aramubwira ngo data Dawidi, birankwiriye yuko njya gutamba ibitambo, nkagenda ku musozi nkava hano, kandi ningenda nk'umwana w'umwami, birumvikana ko nzagenda mfite ingabo zindinda, birumvikana ko nzagenda mfite ibyo wantekereye, birumvikana ko hari uburyo nzagenda nk'umwana w'umwami. Umwami utari ufite amakuru y'umuhungu we, umwami utari ufite amakuru y'amagambo uyu mugabo Abusalomo umwana we yagiye abwira Abisiraheli, haramubwira ngo nibyo mwana wanjye, iyi Mana kuvuga kuyitambira ntabwo njya mbisubiza inyuma, ahubwo dore ingabo, dore biguherekeza, dore intwaro, ugende ku musozi uzajye gutambira Uwiteka ibitambo. Mu yandi magambo, nagira ngo mbabwire ngo hari n'abantu bitwaza Imana, kandi mu by'ukuri atari iyi Mana dusenga, ahubwo ari ibigirwamana, cyangwa se bagahagarara ku ijambo, bagahagarara ku by'Imana yavuze, bakabinyuramo ariko bafite umugambi mubi. Izi nazo ni intambara kandi duhura nazo, turwana nazo. Uyu Abusalomo ngo aragenda, ngo ageze kuri uwo musozi yitaga ko agiye gutambiraho ibitambo, ngo ahita noneho ashaka abatasi, ngo ahita afata bamwe mu Bisiraheli, ngo abagira abatasi, ngo bagenda hirya no hino bamamaza inkuru yuko Abusalomo ari we wabaye umwami. Mu yandi magambo,
yiyimitse mu mitima y'Abisiraheli, ariko ageze kuri uwo musozi yita ko agiye gutambiraho ibitambo, ahita yiyimika wewe ku giti cye, kubera ko yagandishije abantu ababwira ko ari we mwana. Dawidi ngo yumvise ngo aza kugira amakuru, ngo agize amakuru ngo yumva yuko Abusalomo yagandishije abanyagihugu, yagandishije Abisiraheli, kandi mu by'ukuri abagandisha ari umwana we bwite. Arangije ngo aravuga ngo ku murongo wa 13 w'iki gice cya 15 aravuga ngo ye baba we, umwana nibyariye uwo nareze nkamukuza nkamuha ingabo, agiye ku musozi, ingabo namuhaye, amaboko namuhaye, ibyo namutekereye nibyo bigarutse kundwanya. Nagira ngo mbabwire ko hari n'ibyo dukora kandi mu neza, ariko bikagaruka nabyo bikaduteza intambara. Ariko reka mbahumurize, hari gutsinda Imana iba yarateguye. Imana ishimwe. Dawidi aravuga ngo ntabwo ndi bufate ingabo ngo njye kurwana n'umwana nabyaye, ntabwo amaboko yanjye arayo kumena amaraso, ngo ahubwo abwira ingabo, arababwira ngo yemwe nimuhaguruke duhunge, kuko Abusalomo umwana nabyaye n'ingabo namuhaye zimuherekeza baremye ibico, bagiye kudutera, bagiye kutwica, baradutsinda ahangaha, bityo rero reka duhunge. N'ayandi magambo, ahaguruka i Yerusalemu, agenda arahunga ajya ku musozi, agiye kongera gushaka inama z'Imana. Imana yacu nishimwe. Arahunga aragenda, biratubwira ngo asiga inshorekeze i Yerusalemu ajyana n'ingabo. Hanyuma nihuta cyane ngo uyu mugabo Abusalomo ndaza kubabwira urupfu uyu mugabo yapfuye, ngo igihe yari yateguye intambara yo guhangana n'ingabo za se arwanira ubwami. Bire yatubwiye muri iki gice nimuza kuhasoma, iratubwira ngo arimo agenda ku ifarashi, ngo ibiti biza kumufata, ngo hanyuma ngo bimufata ngo mu ijosi, hanyuma bimunaganika hagati y'isi n'ijuru. Ibyo yagendagamo, indogobe yagendagamo irasigara, cyangwa se ifarashi irasigara, ngo isigaye ngo nanaba ngo mu biti ngo hagati y'isi n'ijuru. Mu yandi magambo, Dawidi atarwanye, Yesu ashimwe, Dawidi adakoresheje ingabo, Dawidi adakoresheje intwaro, ahubwo yahunze aragenda ajya kwiherera. Imana yacu ishimwe. Uyu mwana w'umuhungu ngo arimo agenda mu biti mu ishyamba, ngo ibiti birwana intambara. Haleluya, haleluya. Bibiliya iratubwira ngo nanaba mu biti, ngo ibiti bifata mu ijosi rye. Hanyuma ngo ingabo, zimwe mu ngabo za Dawidi, ngo ziza kubwirwa amakuru ko Abusalomo yafashwe mu biti mu ishyamba. Hanyuma ngo baraza bamurasa imyambi, agwa aho ngaho, urugamba rurarangira. Haleluya, haleluya. Dawidi agaruka ibwami, akomeza kuba umwami. Imana yacu nishimwe. Yandi magambo nagira ngo mbabwire bene data turi kumwe kuri uyu murongo, urugamba rushobora kuba urugamba rwo mu rugo, urugamba rushobora kuba urugamba rw'aho dukorera, urugamba rushobora kuba mu banzi bacu, urugamba rushobora kuba mu nshuti zacu. Ariko reka mbabwire, iyo twegeye tugahunga, tukabwira Imana ngo twinjiye mu gihome, tukabwira Imana ngo niwe twaje kugisha inama, uko rwaba rusa kose Imana igishobora kururangiza. Imana ishimwe. Imana irangiza urugamba rwo mu rugo imbere kwa Dawidi. Imana irangiza urugamba rwe rwakomotse ku mwana yibyariye, kandi Imana irurangiza atarwanye. Imana yacu nishimwe. Ngana ku musozo rero, ngana ku musozo, nagira ngo nongere mbibutse intego twatangiriyeho. Uko intambara yaba imeze kose, uko intambara turwana zaba zimeze kose, uko intambara tunyuramo zaba zimeze kose, ntabwo zishobora gukuraho umugambi cyangwa icy'Imana yavuze kuri twebwe. Imana yacu tuyipangire, tuyihe icyubahiro. Imana ishimwe. Nsoza rero, nsoza twasomye mu rwandiko rwa kabiri
Pawulo yandikiye abakorinto ibice byaho igice cya 12, ariko tuza gusoma, ndashaka ko dusoma ku murongo wa 9 hanyuma tuhakure umusozo dusoze. Imana yacu ibaho umugisha. Haravuga ngo, hatubwiye ngo ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzuye. Imana yacu nishimwe. Haleluya, haleluya. Ngana ku musozo uyu mugabo Dawidi yabaye umunyantege nkeya kuva akivuka. Abaye umunyantege nke kubera yuko ari umuhererezi mu bana bakomoka kwa Yesaya. Ubwabyo bihise bimugira umunyantege nke. Nagira ngo mbabwire ko inkomoko zacu, urugendo twanyuzemo, imibereho yacu nayo ubwayo igitugira abanyantege nkeya. Icyo ni icyambere. Hanyuma abaye umunyantege nkeya, ageze imbere y'ingabo ziri kurwana, bamwambitse imyambaro y'urugamba ngo ajye kurwana. Hanyuma ngo intege nke ziba nkeya, ntiyashobora kurwana yambaye iyo myambaro. Aravuga ngo ni munyamburiye imyambaro, ngewe ndarwanisha amabuye. Mu yandi magambo, yagaragaje intege nkeya, ariko kuko yagaragaje intege nkeya, Imana yo mu ijuru igiye kurwanana nawe irwanisha amabuye afite. Imana ishimwe. Uyu mugabo akimara kuba umwami, twabonye yuko yatewe n'Abafilisitiya bafite ingabo, ariko nawe afite ingabo kandi nyinshi kuko ni umwami. Ngo ariko arihuta arirukanka ajya mu gihome, ntiyajya kurwanana nabo, agaragaje intege nkeya. Ngo ariko igihe kimwe nanone nk'uko tumaze kubibona, ngo umwana we wiyibyariye nawe ashora urugamba, ashora intambara, ashaka kuba umwami. Ngo ariko aravuga ngo singiye kurwana, ahubwo Kirisiti niwe ujya urwana. Ngo arahunga, nabwo agaragaje intege nkeya. Hayiwe. Ariko rero dore uyu mugabo Pawulo yandikira abakorinto, ababwira amagambo menshi akomeye y'urugendo rwe, ndetse ababwira uburyo yagiye abwira Imana ngo Mana, nubwo ndi umukozi wawe, nubwo mvuga ubutumwa. Ku murongo waho wa 8 haravuga ngo hari ikintu gihora kimbase, hari ikintu kimbabaza, hari ikintu yavugaga, kandi icyo kintu yavugaga yari ijisho rye ryamenetse, ryahoraga ririra rinyenya. Igihe cyose yabaga avuga ubutumwa, ryamugaragazaga nk'uciriritse, ryamugaragaza nk'umunyantege nkeya, kuko yabwiraga abantu ariko agenda yihanagura ijisho ririra. Akabwira Imana ngo Mana, ko ngukorera ariko wankijije iki gishakwe. Kuri uyu murongo wa 9 rero umva iby'Imana yamusubije. Yaramubwiye ngo ariko arampakanira. Kirisitu arahakana, Imana iramuhakanira, ngo ahubwo iramubwira ngo ubuntu bwanjye bwonyine buraguhagije. Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire ngo ubuntu bw'Imana bwonyine buraduhagije. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Ngo nuko amaze kumubwira ngo ubuntu bwayo bwonyine burabuhagije, yongeraho amagambo akomeye ngo kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzuye. Imana yacu ishimwe. Pawulo abwira abakorinto, arababwira ngo ngaya magambo nasubijwe, nanjye nshaka kurwanana n'iri jisho, nshaka gukira rwose. Imana yaransubije ya magambo, iravuga ngo aho intege nkeya ziri, iby'iryo jisho birakugaragaza ko uri umunyantege nkeya, iby'ibishako n'intambara bitugaragariza imbaraga nkeya. Ariko aho imbaraga nkeya ziri, aho imbaraga zacu nkeya ziri, niho ubuntu bw'Imana bwuzuye, niho imbaraga z'Imana zuzuye. Nagira ngo mbabwire muri iki gitondo ngo aho imbaraga nkeya zanyu ziri, niho imbaraga z'Imana zigaragarira. Aho twashobora kubona ko tutarwana ngo tuneshe urugamba, tukagaragaza imbaraga nkeya, niho imbaraga z'Imana yacu isumba byose ziri. Imana ishimwe. Tugana ku musozo rero, nagira ngo mbabwire ngo muri iri jambo mbibutse ibi bikurikira. Icyambere,
bantu turi kumwe tuganira, mureke dushaka igihome, nimureke dushaka ubwihisho, nimureke dushaka aho duhurira n'Imana, aho ngaho tujye tuyigisha inama, aho ngaho tujye tumva ijwi ryayo, aho ngaho ijye duha gahunda y'urugamba. Kandi nongere mbabwire ngo nubwo intambara zihari, uyu Dawidi tubonye intambara yarwanye, intambara 3 mu ntambara nyinshi yarwanye, ariko yabizo yarwananye n'umunyamaboko Sawuli, yabizo yarwanye n'abafilisitiya, yabizo yarwananye na Goliyati, yabizo yarwananye n'umuhungu we bwitabyara mu rugo. Izo ngizo zagiye zineshwa no guca bugufi, akagaragaza yuko nta mbaraga afite, ahubwo imbaraga ziri mu kuboko kw'Imana, ari iginesha. Imana ishimwe. Ikindi nashakaga ko twibukiranyaho bantu b'Imana, mureke dusabe amavuta muri ibi bihe. Hari igihe abantu barwana bagakamuka rwose, ariko amavuta y'Imana, uyu mugabo Dawidi yari afite amavuta yasutsweho n'Imana, agira amavuta yasutsweho akiri mu ishyamba nasubirayo, agira n'amavuta yasutsweho ab'umwami. Reka dusabe amavuta kugira ngo dukomere ku munsi mubi. Nsoza reka mbabwire ngo nubwo bimeze bityo, nubwo isi yose ifite ingorane, nubwo tureba epfo na ruguru tukabona bicika, nubwo duhura n'intambara zitandukanye, ariko reka mbabwire ngo umugambi w'Imana ntabwo uzabura gusohora mu gihe tukiri mu isi. Iby'Imana yavuze bizasohora. Umugambi w'Imana ntuzigera ukurwaho n'intambara unyuramo, ntuzigera ukurwaho n'ibyo wabonye, ntuzigera ukurwaho n'ibyo uri kubona, ahubwo ujye uvuga ngo ngeweho ndakomeje mu rugendo. Iby'inaha ngaha nubwo bigoye, ariko nzi neza yuko nkiri hano mu isi iby'Imana yavuze bizasohora. Imana yacu ishimwe. Uyu muririmbyi twaririmbye yavuze ngo wa 67 yavuze ngo Yesu niwe wenyine nihishemo. Ngiki gitare rero, ngo nguwo mwihishemo, ngo ambera ubuhungiro, ngo kumanywa ajya mbera ubuhungiro, ngo nijoro akambera ubuhungiro, intambara zije ajya mbera ubuhungiro, amakuba nteye ajya mbera ubuhungiro, twagize ibyago tugapfusha tubera ibyishimo. Uyu Yesu twihishemo niwe utubera ubuhungiro. Dawidi yihishaga mu gihome, Dawidi yihishaga mu gitare, ariko reka twihishe muri Kirisitu. Uyu munsi ragira ngo mbabwire inzira nziza twanyuramo, ndetse n'igihome gikomeye twakihishamo. Uyu ni Kirisitu yatubereye ubuhungiro. Naho ibyago byaza, naho amakuba yaza, ariko dufite ubuhungiro aribwo Kirisitu. Kandi nitubwihishamo, iby'Imana yavuze byose bizasohora kuri twe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese turagushimiye, tugushimiye kubwira ijambo ryiza utuganirije. Utweretse yuko intambara tunyuramo ari nyinshi. Hari izo dukura iwacu mu ngo, hari izo dukura mu kazi tubamo, hari izo dukura hirya no hino mu nzira tugendamo. Yewe hari intambara z'abanzi batera, ariko uhabwa icyubahiro yuko abanzi bacu, Bibiliya iratubwiye ngo Dawidi arwana n'abafilisitiya, ngo warabahomboye irabanesha, ngo ndetse bahomboka nk'amazi. Tugushimiye ko mu nzira tunyuramo ujya uturwanirira intambara, kandi ukanesha abanzi bacu bose Mana. Kandi tugushimiye ko nubwo izi ntambara tuzibamo, nubwo tuzinyuramo, ariko uraduhumurije, uratubwiye ngo ubutwigisha, ubuturema, kugira ngo urwane urugamba ruri imbere. Turakwinginze rero ngo uduhe amavuta mu bihe nk'ibi, kandi Kirisitu ubwihisho bwacu utube hafi, kugira ngo dukomere ku munsi mubi ndetse n'iminsi mibi. Urakoze rero Mana ko wabanye natwe kuri uyu murongo, kandi kutwigishije rwose, mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.